ngo hari ubushakashatsi bwakozwe ngo bwakorewe muri leta ngo zunze ubumwe za Amerika muri kaminuza ya Harvard ngo bari bagamije ubundi kureba iki, bari bagamije ni ukuvuga ngo bari bagamije kureba ibintu abantu dukora by'imikino cyangwa se tubikora tubona ari utuntu tworoheje ariko mu by'ukuri ngo bikagenda bikavamo ikintu gikomeye bikazahinduka indwara tugendana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikindi kandi ngo ibi bintu bito bito dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi ngo biragenda ubundi ngo bigahinduka indwara isegesha ubuzima bwacu bwa buri munsi kugera ku rwego bihinduka indwara imeze ubwonko bwawe bukagenda bukamera nk'umuntu ukoresha drogue cyangwa se biriya biyobyabwenge abantu tubona ngo bakoresha ngo za kokayine za mugo, ku buryo nawe ugenda ukagira ubwonko bumeze nk'ubw'abo bantu. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko ngo nuko uba wakoze utwo tuntu dutoya wafashe nk'utuntu dushiriritse ariko ngo bikarangira bikuviriyemo ingaruka nini cyane zihambaye uhura nazo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ubundi ndaje tubyinjiremo neza. Ndakwibutsa ko ubundi ahangaha ni kuri Steven White. Nimba utari wakora subscribe kuri no channel rwose ebana nta muntu kurimo kabisa. Ubundi abinkwakuzi baba barakoze subscribe. Wowe nimba utari wayikora rero ariko ntari raringa, ndakwibutsa ko ushobora kuyikora nonaha ubungubu kugira ngo utuntu tw'ubwenge nk'utu ngutu tudufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi nawe tujye tukugereraho igihe. Ngo ikintu cya mbere cyica ubuzima bwacu gahoro gahoro kikagenda kikaba nk'icyorezo kugeraho ubwonko bwawe ngo buhinduka nk'ubw'umuntu ukoresha mugo cyangwa se ibindi biyobyabwenge bikomeye ngo ni ukutagira igihe cyangwa se kutagira icyo twita time management. Ubundi abahanga basobanura ko kutagira time management cyangwa se kukontorora igihe ngo bitangira ubundi ngo ari akarwara gatoya, ngo ugira gahunda ugapanga gahunda n'umuntu ukayica ariko ukumva ngo ni nk'ibintu bisanzwe, hanyuma bikazagenda bikaba ikintu kinini kugera naho ngo niyo wageze mu kazi cyangwa se muri bya bikorwa twita ngo ni ibikorwa ngo bikomeye naho ushiduka n'ubundi ikintu cyo gukontorora igihe cyarakunaniye. Ibi ngibi nabyo rero ngo ni kimwe mu bintu bya mbere byica ubuzima bwacu kandi tuba twarafashe nk'ikintu cyoroheje tukagifata nk'ikintu cyoroheje tukagica amazi ariko mu by'ukuri ngo kigira ingaruka mbi kandi nini zikomeye ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ikintu cya kabiri cyica ubuzima bwacu kandi ngo nacyo kiba gitangira ari akantu gatoya koroheje ngo ubundi ngo ni ukubeshya ngo ubundi bitangira ubeshya umuntu. Hari ibintu ngira ngo abantu mwese mumaze kugira nk'umuco kubeshya utuntu dutoya ngo nta kintu twica. Ukabwira nk'umuntu ngo ndaguhamagara uyu munsi mufitanye gahunda, ukakubwira ati ndaguhamagara izi saha runaka ariko bikarangira mu by'ukuri ngo utamuhamagaye, buriya nabwo ububeshye. Cyangwa se ukabwira umuntu ko mufitanye wenda sinzi ukuntu twavuga, iyo ushize mu nyurabwenge ugatekereza kuba wabwira umuntu ngo ndaguhamagara cyangwa se ndaguhamagara iki gihe runaka hanyuma n'umuhamagare, twese mu by'ukuri dutekereza ko ari nk'ikintu kiri aho ngaho kuko uvuga ati nimba twari twumvikanye ko ndamuhamagara uyu munsi nkaba nzamuhamagara wenda mu cyumweru gitaha cyangwa se umusibe ejo, uba wumva ko nta kibazo n'ubundi byo nari bumubwire cyangwa se ibyo twabipanga icyo gihe. Ariko mu by'ukuri ngo abahanga bavuga ko ibyo bintu nabyo ari bimwe mu bintu bitangira ari akarwara gatoya ngo ukagenda ubeshya utuntu dutoya ariko ngo bikazagendaho bihinduka ikintu kinini ukazabeshya noneho ku rwego ubeshya n'umuntu akaba yagurisha inzu ye. Ngo ubundi uku kubeshya k'utuntu duciriritse cyangwa se duto ngo kuragenda kukigarurira ubwonko bwawe. Hari ibice ngo bimwe na bimwe ngira ngo bigenda bigafatamo umwanya noneho kugeza ubwo bigenda bigahinduka indwara nini ukabeshya na bya bintu mu by'ukuri. Iyo uvuga ukuri nta kintu byari kuba bitwaye, ukaba wabeshya nk'umuntu ukamubwira ati ndicaye kandi mu by'ukuri ndyamye, mu by'ukuri umubwira ati ndaryamye, mu by'ukuri nta kintu byari bwica ariko kubera ko byatangira akarwara gatoya no kubeshya bimaze kuba ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ibyo nabyo ngo ni kimwe mu kintu cya mbere cyica ubuzima bwacu kugera ku rwego ubwonko bwacu bwangirika nk'ubw'abakoresha bino biyobyabwenge bikomeye. Ikiganiro cyose kiri kuri YouTube ya Steven White, nimba ushaka kucyumva urashobora kunyarukiraho ugakanda subscribe, ugakora like cyangwa se comment n'ibindi byose bikenewe kugira ngo ube umunyamuryango w'ino channel yacu ya Steven White. Ngira ngo murabizi ko icyaho utuntu tw'ingenzi ngutu ngira ngo ni mwebwe mumaze n'iminsi munsaba kuzababwira ku bintu ukwiriye kugenderaho uhitamo inshuti yawe. Ngo hari igihe ngo uhura n'abantu benshi cyangwa se ugahura n'umuntu mushyashya mu buzima bwawe ariko ukaba wibaza ni iki kizanyereka ko uyu muntu
twifuza kuba inshuti cyangwa se twamaze kuba inshuti, kuko birashoboka ko mwaba mwarahuye mukaganira mukaba inshuti, cyangwa se mutari mwanahura ariko muri kuganira, ubwo urumva ko muri itamu yo kubaka icyo twita ubushuti. Noneho ngo murambaza ngo niki nzareberaho cyangwa se nkamenyeraho ko uyu muntu akwiriye kuba inshuti yanjye, cyangwa se mu by'ukuri imyifatire ye n'imyitwarire yiwe bigomba kugaragaza ko nkwiye kumugira inshuti, cyangwa se nkurikije uko yitwara ntakwiriye kumugira inshuti. Icyo kiganiro cyo mwakinsabye muri benshi, navuze ni ejo rwose ku wa gatatu wa kino cyumweru turimo, ngira ngo ntabwo nibuka itariki neza, ariko nzaba nakibahaye, nzakibakorera kuri YouTube channel yanyu, n'abankurikirana kuri TikTok ngira ngo mbishyiraho murabireba. Ariko mbibutsa ko twanafunguye WhatsApp channel, abantu mutari mwadukurikira, mutari mwadukorera follow, ndababutsa ko rwose bana mwasigaye kabisa, mubikurikirane murebe ibyari byo, utuntu tw'ubwenge nk'utu tuzaba tubagera. Ni ukuvuga ngo ejo rero abantu mwambajije kuri ibyo bintu bigendanye n'uburyo wamenya inshuti yawe, cyangwa se inshuti ukwiriye guhitamo y'ukuri, ejo ni umwanya wanyu, nzabibabwira, muherede mwitegure.